dufitanye icyigisho cyiza tugiye kurebera hamwe. Kamba sharinge PowerPoint yanjye. Icyigisho cyiza tugiye kurebera hamwe. Sinzi niba muri kuyibona. Sinzi nimba babona. Imana ishimwe cyane. Dutanga icyigisho cyiza rero kivuga ngo byose bishobokera uwizeye. Byose bishobokera uwizeye. Kwizera turaza kubireba neza muri ino ngingo, cyangwa se turaza kubireba neza muri icyigisho yuko umuntu wizeye kuri we ibintu byose biramushobokera. Kugira ngo dukomeze kumvikana neza, reka nkuriho video. Yego. Icyigisho cyacu kiravuga ngo byose bishobokera uwizeye. Reka dutangire n'icyigisho cyacu. Isomo ritangira turaza kurisanga muri Mariko igice cya 9 umurongo wa 24. Mariko igice ni icya 9 umurongo wa 24. Hari amagambo meza avuga ngo Yesu aramubwira ati, uvuze ngo nimba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati, ndizeye nkiza kutizera. Hano durasoma igitangaza Yesu yakoze muri Mariko igice cya 9. Mariko igice cya 9 ahari titire tubwira ngo akiza umuhungu wari urwaye igicuri. Hano tuhabona kwizera k'umubyeyi w'uwo mwana cyangwa se w'uwo mwana, aho Yesu yaramubwiye ngo wenda kaduhere ku murongo wa 22 kugira ngo tuze kubyumva neza. Kaduhere ku murongo wa 20 ngo baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa umwana cyane aragwa, arigaragura abiri furo. Yesu abaza se ati, yafashwe ryari? Aramusubiza ati, yafashwe akiri umwana. 22 kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Ariko niba ubishobora, hano nashakaga cyane, ariko niba ubishobora. Iyi ni se w'uwo mwana, nicyo kiza rafitiye Yesu amwe ngo niba ubishobora, ariko niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati, uvuze ngo niba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Ntabwo byasabaga uyu nguyu gushidikanya, ntabwo byasabaga se umwana gashidikanya nimba Yesu yabishobora cyangwa atabishobora, ahubwo Yesu yasabye ngo uvuze ngo nimba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'umwana avuga cyane ati, ndizeye nkiza kutizera. Aya magambo nari yakunze cyane ubwo nabonaga uburyo se w'umwana atigeze atera imigeri cyangwa se ahisha ukwizera kwe cyangwa se ngo yigire nk'umuntu wizeye kandi atizeye, ahubwo yagaragaje Yesu ibimurimo. Ariko noneho binasoza aciye bugufi cyane, aravuga ngo ndizeye nkiza kutizera. Kutizera turagusanganywe, ariko reka dusange Yesu muri mugoroba tumubwire ngo Yesu ndizeye nkiza kutizera. Dukomeje twakwibaza ngo mbese kwizera ni iki? Kwizera ni iki? Bibiliya igisubizo mu Heburayo 11 ku murongo wa 1 ahavuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Turasomye ngo kwizera ni ukumenya. Iryo jambo nari highlightinze kandi ndifuza ko buri wese ayitekerezaho cyane. Ntabwo kwizera ari amarangamutima, kwizera ntabwo ari ibitekerezo cyangwa se ko twiyumva muri twebwe, ahubwo ni ukumenya. Ya magambo turaza kuyagarukaho cyane. Kumenya iki rero? Ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Wibuke akiza umuhungu urwaye igicuri, se umuhungu urwaye igicuri twatangiriyeho, yari afite gushidikanya. Yabwiye Yesu ngo ariko niba ubishobora. Ariko no turasomye ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Mana turinde gushidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ibyo tutareba tubihamiriza ko ari iby'ukuri binyuze mu ijambo ry'Imana, binyuze mu kwizera. Imana ihabwa icyubahiro cyane. None kwizera twasomye ngo kwizera no kumenya. Nanone mu Abaroma 10 ku murongo wa 17 hari amagambo avuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva. Atekereza aha, kwizera guheshwa no kumva. Iyo numvise, nubwo turaza kureba neza icyo tugomba kumva muri B y'uno murongo, kwizera guheshwa no kumva, ariko iyo numvise mba mpeshejwe cyangwa se mba mpawe kwizera no kumva. Rero tukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ijambo ryose ntabwo ari ryo kwizerwa, kimwe nuko Bibiliya inatubwira ngo wizere umwana w'umuntu avumwe.
ariko ngo kwizera guheshwa no kumva, kandi ngo no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Imana ihimbazwe cyane. Ijambo rya Kristo rero nk'uko twatangiye tunareba ngo kwizera ni ukumenya. Ijambo rya Kristo nituramuka turimenye tuzaheshwa naryo kwizera. Ese turi kumwe? Ndifuza ko abantu rwose bari kuri YouTube bangaragariza nimba bari kunyumva aho tugeze mu cyigisho. Turacyari kumwe? Abantu bo kuri YouTube mubingaragariza. Yego, Imana ihimbazwe cyane. Ubwo rero twari tubisomye neza yuko kwizera guheshwa no kumva, kandi kumva nako ntago kwizana, ahubwo ijambo rya Kristo iyo rigwiriye muri twebwe, iyo turyumvise nibwo duhabwa kwizera. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turakomeje. Hari umurongo ukomeye cyane. Uyu murongo ndawita ukomeye bitewe n'uko amagambo uvuga ashingiyeho gupfa no gukira. Uyu murongo ndawita ukomeye kuko amagambo uvuga ashingiyeho gupfa no gukira. Yohana 5:24. Umuntu ufite Bibiliya ndakwinginze yiyegereze n'aka kanya. Umuntu ufite Bibiliya yiyegereze tujyane muri no murongo. Saba posti cyangwa se Sami Celestin yuko adushyiriye umurongo muri chat yo kuri YouTube ndetse no kuri Zoom. Ni umurongo wo muri Yohana 5:24. Uyu murongo tuwiteho cyane. Hari amagambo avuga ngo ni ukuri. Aya magambo kubera icyo asubiyemo, Yesu aravuze ngo ni ukuri, kandi arongera ngo ni ukuri. Ntago ari ukuri rimwe gusa. Ni ukuri. Ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye. Ndababwira yuko uwumva iki? Ijambo ryanjye. Hano ahantu tuhiteho no haravuga ngo ndababwira ko uwumva ijambo ryanjye hanyuma akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho. Haleluya. Uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho. Ntago azabona ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ni ukuri ndababwira ko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntabwo azacirwaho iteka, ahubwo uwo mwanya ntabwo ari ejo, ntabwo ari mu minota 15 ikurikiyeho. Uwo mwanya aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu murongo rero ndifuza ko tuzisengurira hamwe utubwira ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye, uwo mwanya ntabwo bisaba ejo, ntabwo bisaba ikindi gihe, ahubwo aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Kuva mu rupfu yuko rwose iyo umuntu avutse aba ari ingabo ya Satani, mbega urupfu aba rufite umugabane. Ariko noneho Imana imugisha Sami, ariko noneho ngo uwumva ijambo ry'Imana akizera uwatumye Yesu Kristo aba afite ubugingo buhoraho. Muri ako kanya ntabwo bisaba ngo aze kubugira mu kanya, acyumva akizera aba afite ubugingo buhoraho, kandi gucirwaho iteka kuba kurangiye. Niyo mpamvu ndababwira no murongo ushingiyeho gupfa no gukira. Imana iduhe kumva ndetse no kwizera ijambo rya Kristo. Dukomeze dusoma muri Zaburi 119. Ndimo ndabereka agaciro k'ijambo ry'Imana, tuvuga tukishisha kivuga ngo byose bishobokera uwizeye. Aya magambo yazirikana. Byose ntabwo ari bimwe na bimwe, ni byose bigomba gushobokera umuntu wizeye. Turakomeje. Nanigeze kuri no slide itubwira ngo yo muri Zaburi 119 ku murongo wa 111 hari amagambo meza Dawidi yavuze, amagambo akomeye, amagambo yo kwitabwaho, avuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntacumura. Ibi biduhishurira neza yuko iyo ijambo ry'Imana ribitswe mu mutima, gucumura ntikubaho. Mbese nibyo ndifuza ko mubigaragariza. Iyo ijambo ry'Imana ribitswe mu mutima, gucumura ntago kubaho. Imana ihimbazwe cyane. Ubwo rero Dawidi ikintu yakoze, yabikije ijambo ry'Imana mu mutima. Ibi bintu nta kindi byamumariye, ahubwo byamufashije kudacumura ku Uwiteka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dukomeje, hari isomo rindi tugezeho naryo turyiteho cyane, niryo tugiye gusesengura cyane no kwibandaho cyane kuri ino ngingo tugiye kurebamo hano. Hari amagambo avuga ngo Abaheburayo 12 ku murongo wa 14. Tujyane abafite Bibiliya, Abaheburayo 12 ku murongo wa 14. Hari amagambo avuga ngo mugire umwete. Inshuro zitari nyinshi cyane muri Bibiliya Imana yagiye ivuga ngo mugire umwete. Mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa kutejejwe atazareba umwami Imana. Iri jambo rivuga ngo mugire umwete ni ijambo ry'umwihariko cyane. Nanone muzasoma muri Yesaya 23 ku murongo wa 11, aho bavuze ngo mugire umwete wo gukunda Uwiteka Imana yanyu.
Abefeso 4 umurongo wa gatatu hari amagambo avuga ngo mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Mbega kugira umwete Imana igiye specifying inshuro zitari nyinshi muri Bibiliya. Ese no mu Tesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 11 hari amagambo avuga ngo mugire umwete wo gutuza mutari bakazitereyemo mukoreshe amaboko yanyu. Ubwo rero ijambo rivuga ngo mugire umwete naryo niryo kwitabwaho. None turagira umwete w'iki? Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa bitewe n'iki? Kuko uteje ibyo bihuza abantu, nibyo bihuza abantu n'Imana, bikabatera gukurikiza amahame y'amategeko y'Imana. Mbega iyo umuntu ahindutse ndetse akanezwa nibwo abasha gukurikiza amahame y'amategeko y'Imana. Dukomeje mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse mu gice cya mbere ku murongo wa 22 hari amagambo avuga ngo nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya mukundane cyane mu mitima. Nuko rero ubwo mwiyejesheje mu mitima kumvira ukuri kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya mube ariko mukundana nk'uko mwiyejesheje kumvira ukuri kugira ngo mubone uko mukundana bene data mutaryarya mukundane cyane mu mitima. Iri somo mbese twese neza ko kugira ngo abantu biyejesheje imitima kumvira ukuri byakozwe bite? Mu mibereho yejejwe ni igitabo cyiza cyane bararekera gusoma. Igitabo cyitwa imibereho yejejwe paji 52 hari amagambo avuga ngo nta kwezwa nyakuri keretse binyuze mu kumvira ukuri. Nta kwezwa nyakuri keretse binyuze mu kumvira ukuri. Isomo ongera urisome riravuga ngo nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira iki? Ukuri. Isomo ryiza nkunda riravuga ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe niryo kuri. Yohana 14:17. Ubwo rero nta kwezwa nyakuri keretse binyuze mu kumvira ukuri. Abakunda Imana n'umutima wabo wose bazakunda n'amategeko yayo yose. Umutima wejejwe uhamanya n'ibyanditswe mu mategeko y'Imana kuko ari ayera, ay'ukuri kandi ari meza. Mu Baroma 7 iryo somo naryo reka turisome mukireba ayo magambo kuri screen zanyu mugenda muyasoma nanone. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 12 hari amagambo avuga noneho amategeko ni ayera ndetse n'itegeko ryose ni iryera rirakiranuka kandi ni ryiza. Nayashinyajya ngo nicongera no magambo batanditse bityo imibereho yejejwe avuga ngo umutima wejejwe amanya n'ibyanditswe mu mategeko y'Imana kuko ari ayera, ay'ukuri kandi ari meza. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Dukomeje hari amagambo avuga ngo ukwezwa kuvugwa muri Bibiliya ntigushingiye ku marangamutima. Aha niho benshi bayobera. Nshuti yanjye ndakwinjiza nkiyobera ahangaha. Ukwezwa kuvugwa na Bibiliya ntigushingiye ku marangamutima. Aho niho benshi bayobera. Amarangamutima bakaba ariyo bagira igipimo. Iyo bumvise bahimbawe cyangwa banezerewe bakavuga ko bejejwe. Aya magambo arababaje. Mu madini menshi atuzengurutse muzasanga iyo abantu batigise, iyo abantu rwose bahimbawe, iyo abantu bimva mu marangamutima ashobora kubatera kurira n'ibindi, ngo nibwo bumva ko bejejwe. Nyamara kuko ntabwo kwezwa nyakuri Bibiliya yigisha ngo kugira umunezero cyangwa kumva nta byishimo si byo bihamya ko umuntu yejejwe cyangwa atejejwe. Kugira umunezero cyangwa kumva nta byishimo si byo bihamya ko umuntu yejejwe cyangwa atejejwe. Kwezwa nyakuri ni umurimo ukomeza cyangwa se ni umurimo wa buri munsi. Kwezwa nyakuri ni umurimo wa buri munsi. Nibwo kuri n'amagambo avuga ngo kumva nta byishimo si byo bihamya ko umuntu yejejwe cyangwa atejejwe. Tujyane muri Yohana 20 ku murongo 29 rero kuko 28 hano ni igihe Yesu yerekaga abigishwa Toma adahari bwa mbere ariko aza no kubiyereka Toma ahari. Toma aramusubiza ati 28 mwami wanjye kandi Imana yanjye. Aya magambo nimba Sami ari hafi ayankiriye muri chat. Yohana 20:28 Toma aramusubiza ati mwami wanjye kandi Imana yanjye. 29 Yesu aramubwira ati wishijwe nuko mbonye hahirwa abizeye batambonye. Mbega kwezwa ntabwo bisaba ko tuza kureba cyangwa se tuza kwiyumvamo ibintu runaka. Ngo kwezwa nyakuri ni umurimo wa buri munsi ukomeza igihe cyose ubuzima bugikomeza. Abarwana n'ibigeragezo bya buri munsi bagatsinda imibereho ibakururira gukora icyaha kandi bifuza gukiranirwa ko mu mutima n'imibereho yabo yose ntibajya birata ko ari abaziranenge. Aya magambo muyitego
niyo mpamvu batuye mu kwezwa nyakuri ni umurimo wa buri munsi ukomeza igihe cyose ubuzima nabwo bugikomeza. Mbega nta muntu ushobora kuzagera ahantu avuga ngo ngewe narejejwe byararangiye, oya, ngo ahubwo abarwana n'ibigeragezo bya buri munsi kandi bifuza gukiranuka ko mu mutima n'imibereho yabo yose, ntibajya bereta ko bari abaziranenge, bafite inzara n'inyota yo gukiranuka, banga icyaha urunuka. Ngaba abantu bari mu rugendo rwo kwezwa, ni abantu bafite inyota yo gukiranuka kandi banga icyaha urunuka. Ari no mu mibereho yejejwe paje ya 9 mu ngeri ya 2022. Dukomeje tujyana mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore paje 95 hari amagambo avuga kwibaza kino kibazo ariko mbese kwizera kwezwa turi kwiga ni kwizera gusa ni ukugenda kuvuga ngo ndizeye ngo twaje kwizera no kumenya, kandi kumenya kukazana no kumva naho ukazana n'ijambo rya Kristo. Mbese ni ukwizera ukizana ukizera gusa, oya rwose. Hari amagambo avuga ngo mutwa ku basore paje 95 hari amagambo avuga ngo ubuntu bw'Umwuka Wera butangirwa kugira ngo bukorane n'icyemezo umuntu yafashe. Ariko ubwo buntu ntibusimbura ko umuntu agomba gushyira ibyo yizera mu bikorwa. Kugera ku ntego mu mibereho ya Gikristo bishingiye ku kwakira umucyo Imana yatanze, maze umuntu akawugira uwe. Uwo mucyo Imana yatanze umuntu akagira ute? Akawugira uwe. Ntabwo ubwinshi bw'umucyo n'ibihamya ari byo bituma umuntu agira umudendezo muri Kristo, ahubwo ni uguhembuka k'ubushobozi, ubushake n'imbaraga by'umuntu, maze agataka cyane abikuye ku mutima agira ati databuja ndizeye nkiza kutizera. Mbega ntabwo ubwinshi bw'umucyo n'ibihamya, kuko tuzi ibihamya byinshi nk'abandi banditse umunsi wa kabiri ngo tutore dukunda ibihamya kandi byiza cyane rwose, ariko ubwinshi bw'ibihamya n'umucyo ntabwo ari byo bituma umuntu agira umudendezo muri Kristo, ahubwo guhembuka k'ubushobozi, ubushake n'imbaraga by'umuntu bituma agira ati databuja ndizeye nkiza kutizera, nibyo bituma umuntu ashobora gushyikira icyitegererezo cyiza cyangwa se ashaka kugira umudendezo uhagije muri Kristo Yesu. Mutwa kwatanijwe parime ya mbere nifashishije ibitabo bitandukanye by'uko abona kugira ngo nongeye gisobanuke, Imana idufashe cyane kugira gisobanuke. Parime ya mbere page ya 34 gisubira gatatu mu bitabo kiri soft aramagambo avuga ngo ntukemerere umuntu kuvuga ko imirimo yawe nta sano ifitanye n'uko uhagaze imbere y'Imana. Ntukemerere umuntu kuvuga ko imirimo yawe nta sano ifitanye n'iki n'uko uhagaze imbere y'Imana. Nigeze kubwira n'umuvandimwe wangisha inyigisho bwe yuko Kristo yamaze kudupfira byarangiye, icyo dusabwa ari ukwizera gusa, ubundi twakora ibyaha ntabwo Imana ibitubaraho, ibibara kuri nde? Kuri Kristo ko yarabipfiriye. Nyamara iyo nyigisho ngo ntitukayimene niko watubwiye. Mu Baroma 14:12 hari amagambo avuga ngo nuko rero umuntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Iryo somo naryo niba bikunda barikire muri chat. Abaroma 14:12 nuko rero umuntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze, iyo ni imirimo imbere y'Imana. Mu gihe cy'urubanza umwanzuro uzasomwa uzaba ushingiye ku byakozwe cyangwa bitarakozwe byari bikwiriye. Mu gihe cy'iki ese mu gihe cy'urubanza mbese Yesu yabarahera cyane ntabwo ari ngingo ndi kuvugaho, ariko mu gihe cy'urubanza umwanzuro uzasomwa uzaba ushingiye ku byakozwe cyangwa bitarakozwe byari bikwiriye. Umuhate n'umurimo birakeneye ku muntu ugira ubuntu n'Imana, kuko imbuto ari zigaragaza ubwoko bw'igiti. Mbese Yesu yigeze kubaza abantu niba bashobora gusoroma imbuto ku giti gitandukanye n'ubwo buto. Mbega se tunibaze natwe bajya ku giti cy'avoka ugasoromaho umwembe? Ntabwo bishoboka rwose. Ubwo rero bananatubwiye ngo aya magambo highlightinze mu ibara avuga ngo nubwo imirimo myiza y'umuntu nta kirusha ituro rya Kayini mu gihe adafite kwizera Yesu, aya magambo tuyatindeho ngo imirimo myiza y'umuntu ntacyo irusha ituro rya Kayini mu gihe idafite kwizera Yesu. Nyamara ituro rya Kayini mbese ryari rimeze gute? Ryari ituro ry'ibyo kurya, kandi Imana yadutegetse ko haturwa ituro ry'intama cyangwa se ituro ry'itungo. Nyamara ngo igihe twikiriwe n'ibikorwa bya Kristo ihamya ko nyirayo akwiye kuragwa ubugingo buhoraho. Imiki imirimo, nubwo imirimo myiza y'umuntu ntacyo irusha ituro rya Kayini mu gihe adafite kwizera Yesu, nyamara igihe twikiriwe n'ibikorwa bya Kristo ihamya ko nyirayo akwiriye kuragwa ubugingo buhoraho, izina ry'Imana yacirirwa icyubahiro. Tugana ku musozo, hano hari amagambo avuga ngo mu rwibutso n'integuza Levian Herald, urwibutso rw'integuza rwo mu kwa gatatu mu cya tariki 7 z'ukwa gatatu mu cya 1999, hari amagambo avuga ngo abantu ntibagomba guhinduka abakiranutsi bwo kwizera gusa,
mbega kubwo kwizera duhinduka ibiki? Abakiranutsi. Kubwo kwizera dute turezwa. Utejejwe ntazareba umwami Imana, ariko kubwo kwizera dute turezwa. Kubwo kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Ngo ahubwo bagomba kuba abakiranutsi bakabishwaho no kwizera. Abantu ntibagomba guhinduka abakiranutsi kubwo kwizera gusa, ndetse no kubwo kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana, ngo ahubwo bagomba kuba abakiranutsi bakabishwaho n'iki? No kwizera. Umuntu ukiranuka abaho mu buryo bumwe, akabeshwaho n'ikintu kimwe, cya kindi cyamuhesheje guhinduka umukiranutsi. Mbese ni igiki? Ni ukwizera. Kubeshwaho no kwizera. Imana idufashe tubeho binyuze mu kwizera. Kubeshwaho no kwizera nitwe tubeshejweho no kwizera, tuzigera dutakaza cyangwa se ntabwo tuzigera dukora icyaha, kuko icyaha ni ukutizera. Utejejwe ntazareba umwami Imana. Yohana 5:24 twasomye dutangira igisomo kano gere ndigarukeho. Yohana 5:24 twasomye dutangira, twasomye ngo nukuri ndabaye ko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi azacirwaho iteka ahubwo avuye mu rupfu ageze hehe? Mu bugingo. Uwumva ijambo ndetse akaryizera. Rero hano mu Rwibutso Nteguza ratubwiye ngo umuntu ukiranuka abaho mu buryo bumwe, akabishwaho n'ikintu kimwe, cya kindi cyamuhesheje guhinduka umukiranutsi. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Tugana ku musozo, hari amasomo abiri nifuza ko dusoma. Yohana 15:3. Yohana 15:3 hari amagambo avuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Byose bishobokera uwizeye. Inshuti yanjye, tubyibuke nk'ijoro turi kwiga. Byose bishobokera uwizeye. None ngo tumaze kwezwa n'ijambo Yesu ageze ute? Yatubwiye. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Nanone isomo rindi nkunda cyane riri mu Yohana 14:17 haravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ry'ukuri. Mu bigarutseho hano byerekeranye no kwezwa, havuzwemo kwezwa n'ukuri, kwezwa n'ijambo ry'Imana. Imana nidufashe cyane kugira ngo twezwe n'ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Amen. Isomo risoza turisanga Abatesalonike ba mbere igice cya 5. Abatesalonike na ba mbere igice cya 5 ari amagambo avuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose. Umuntu bafashe umwanya wawe ugafata igihe cyo kwicara amateraniro, ndagusaba cyane kugira ngo Imana y'amahoro ikweze ndetse nanjye nyeze rwose, kandi mwego bwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwa. Nanone nubwo dukeneye kwezwa n'ijambo ry'Imana, ariko dukeneye no kurindwa n'imbaraga y'Imana ku kwizera. Ubwo rero mwego bwanyu, umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Hejuru ntayarekinze ijambo rivuga ngo ibeze, ndetse niyo kugira ute? Kwizerwa. Imana niyo kwizerwa, yaduhamagaye, yaguhamagariye kumva iki cyigisho nshuti yanjye. Mbega nuburamuka uyizeye no kubikora izabikora. Imana iduhana umugisha n'umugoroba n'icyigisho kigufi twize kivuga ngo byose bishobokera uwizeye. Imana idufashe cyane kugira ngo natwe twizere, bityo ku iherezo tuzabane n'Imana, ndetse Imana y'amahoro itweze rwose, ndetse umwuka, umubiri n'ubugingo birindukiza ubwo Yesu Kristo azagaruka mu izina rya Yesu. Amen. Reka rero dushime imitima yacu dusenga Imana. Uwiteka, Imana ikomeye, Imana ihambaye, tuye mu gihugu cyo mu ijuru, turagushimira guhimbaje ko ushoboye byose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe nuko watuhaye n'umutsima w'ubugingo tubashe kuwumangira tuwurye. Ishimwe yuko ariwo dutungira imibiri ndetse n'ubugingo bwacu wifuza kuguza ijambo ryawe kugira ngo twujuje umwuka wera. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimira rero aka kanya, tugushimikirije ijambo ngo byose bishobokera uwizeye. Ugiye kwizera kuzima, uturinde kwizera ko abadayimoni kumwe gufata kwizera gusa ko ibintu bizabaho maze gushaka kugira ibyo Kristo yakoze ibyako, bityo kuhereza abasha kuba mu bwami bwe butazahana. Umusha imitima yacu kuri bugufi kuza, kandi twebwe ubwacu n'umwuka n'umubiri byose ukomeze kubirinda mu izina rya Yesu. Amen. Imana iduhana umugisha, kandi ishimwe yuko ihagarikiye kino gikorwa kikaba kigeze ku musozo mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahire mwese, mugire umugoroba mwiza ndetse n'isabato nziza. Amena. Reka dushimire Imana yo ihagarikiye ijambo ryayo, by'umwihariko ikaba binyujije mu mugaragu wayo Mike Shukuru Shami,
tubishimire Imana, izina ryayo rihimbazwe. Ndizera ko turimo kumvikana neza, ndizera ko mungaragariza, ndifuza ko mungaragariza ko turimo kumvikana. turakumva. Hari amagambo makeya, ntabwo ngiye kugira byinshi nongeraho kuri iki cyigisho tumaze kwiga, nubwo ngiye kugira ibyo nongeraho, ahubwo ndifuza ko twese abakurikiye aya materaniro Imana itwongerera kwizera. Hari indirimbo dufite 129 ivuga ngo Yesu waduhaye isezerano kuzabana natwe niduterana, naho twaba 2 cyangwa 3 uzaba uri kumwe n'abana bawe, bateranye natwe mu bindi bihe, ariko n'ubu turakwifuza. Ngwino mubyeyi mwiza, turakwinginze, kumvira utwemere hirwe nawe. Kongera ikavuga iti wakira indirimbo z'ishimwe ryacu, uduhe gusenga tubyitayeho, mwami kongerere kwizera no kwiringira, dukundane rwose kandi dushyire hamwe.